Mu karere ka Bugesera, ubuyobozi bw'akarere ku bufatanye na One Acre Fund Rwanda bwatangaje ingamba nshya zo kwita ku biti birenga miliyoni 2 biteganyijwe guterwa mu gihembwe cy'inga cya 2027 hagamijwe ko nibura 70% byabyo aho bikura neza. Mu nama yahuje inzego zitandukanye hafashwe umwanzuro wo gukaza ubugenzuzi ku biti bizaterwa, hagakurikiranwa imikurire yabyo kuva bitanzwe kugeza bikuze, bitandukanye n'uburyo bwakoreshwaga mbere aho byagarukiraga ku gutanga ingemwe gusa. Abahinzi nabo bavuga ko biteguye gutera no kwita ku biti, basaba ko ingemwe zabageraho hakiri kare kugira ngo ziterwe mu gihe gikwiye. One Acre Fund Rwanda yavuze ko izakomeza gufatanya n'akarere ka Bugesera mu gushyigikira abahinzi no kubafasha kubungabunga ibi biti mu rwego rwo kongera umusaruro w'ubuhinzi no kurengera ibidukikije. Mu rwego rwo gushishikariza abaturage kubyitaho, buri muhinzi uzabungabunga igiti mu gihe cy'umwaka azajya ahabwa amafaranga 300 kuri buri giti. Mu karere ka Bugesera, abahinzi barenga 31,000 basanzwe bafashwa kubona imbuto, ifumbire n'izindi serivisi zizamura ubuhinzi.